reka bazarukire mu mizi tuzabyongera nibashaka bazahabe hati seri reka nkubwire birababaje bo ndi umukecuru ukuze mfite imyaka 70 icyo nzi rero kubyara rasita no na nyirakuru nzi yuko rasita ari we wabanaga na nyirakuru yego nzi ko nyirakuru ari we yiyambazaga muri byo yabaga agiye kwa muganga arwaye rasita akaba ari we umujyana yego banyuraga iwanjye bakaharuhukira umukecuru tukabasha kuganira anshimira uburyo uwo mwana amufashe ambwira ukuntu ari umubeshaho abashije gukenera akakishaka akakimuha yamureze yari umwana muto ari uruhinja ku mukecuru nge yanganirizaga ambwira yuko ahantu yaharereye uwo mwana rasita hafite umugabane kuko yahaririwe ari naho yavukiye ari wamubereye nyina nta wundi mubyeyi yabashije icyo namusabira ubutabera ni uko bwashishoza ibihe byiza nshuti za Simbi TV gakoni k'abakobwa n'abahungu gatakana ntigatabe gatinzwa no kugashaka nk'ibisanzwe twabwiye ko turi kwifatanya n'umuvandimwe Rasta basenye aho umuturage yifasha akaza akamusenyera yitwaje ko yahaguze ariko mu by'ukuri nta burenganzira cyangwa icyangombwa bimwemera kuba yafata umutungo w'umuturage mugenzi we cyangwa se uruhushya rw'ubuyobozi rubitanga. Ikiza nuko tuba twiyambaza abantu badukuriye bakadusangiza ibitekerezo bakatubwira ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuntu mu by'ukuri uzi neza amateka uburyo umuvandimwe Tobari yitaye ku muvandimwe ku mubyeyi we mu gihe umuryango we wundi wari wamuta, ariko Tobari agafata iya mbere akita ku mubyeyi uko byari bikwiye. Tugaha ikaze mama, gira icyo ibwira abantu bakumenye. nanjye nitwa Mukakarangwa Valeria ndi umukecuru ukuze mfite imyaka 70 icyo nzi rero kubyara rasita no na nyirakuru nzi yuko rasita ari we wabanaga na nyirakuru yego nzi ko nyirakuru ari we yiyambazaga muri byose yabaga agiye kwa muganga arwaye rasita akaba ari we umujyana yego banyuraga iwanjye bakaharuhukira umukecuru tukabasha kuganira anshimira uburyo uwo mwana amufashe ambwira ukuntu ari umubeshaho abashije gukenera akakishaka akakimuha yamureze yari umwana muto ari uruhinja kugeza nk'ubu mu mibereho ye yarezwe na nyirakuru yego akaba rero ari nawe wari wamuhaye. Yego uyu munsi rero umuturage yifashe yarifashe rwose nta buyobozi bumuhaye uruhushya nta n'umuherekeje nta rupapuro rw'ubutabera afite, aragenda arahasenya yangiza ibikoresho yangiza ibintu byinshi bitandukanye. Ibi bintu mwabifashe gute nkamwe mubisobanukiye nk'umukecuru wajyaga gusura cyangwa mwari mubanye anyway cyangwa nyakwigendera cyangwa se umubyeyi we mwajyaga muhura kangahe? Mwahuraga kenshi bishoboka cyangwa najyagayo ngiye kumusura tukaganira ariko nkabona nta kibazo gihari hagati ye na rasita, nkabona amufashe neza. Ubwo rero ibyo ndabizi rwose nabihamya kuko umukecuru yagiye tubiganiraho cyane. Yego anshimira umwuzukuru ari we umubeshejeho. Rasita mu kiganiro atubwiye ko umubyeyi wajya kwitaba Imana yasize amubwiye ko amuhaye aho hantu kugira ngo nibura azahasigara rebe ko yazahakurira, ariko biza kurangira bahamwatse. Biriya bintu ukeka ko umuntu wahamwatse yakoze amakosa cyangwa simbizi, wowe ubitekerezaho iki? Uburyo yaba yarahamwatsemo ntabwo mbizi, ariko ntabwo byari bikwiye yuko yahamwaka kandi yarahahawe
nta muntu rero waba afite uburenganzira bwo kumunyaga icyo nyirakuru yamuhaye. Ibyo ni uko mbyumva. Yego. Hanyuma rero wowe ukurikije uko ubizi, ese mu by'ukuri nyakwigendera cyangwa se umukecuru wa Rasita yitagaho mbere y'uko agenda, hari imico mibi waba warigeze ubona kuri Rasita ishobora kuba yatuma twemeza ko atigeze amwitaho cyangwa se aha hantu atahamuhaye? Ntayo, kuko uwo mukecuru ntacyo yigeze amurega ko yamuhemukiyeho. Rasita ahubwo yagize umubabaro cyane y'uko abuze nyirakuru kandi ari we mubyeyi wamureze. Ese Rasita aracyafite ako gahinda. Ubwo rero wamurenganura yamurenganura. Yego. Hasize igihe kitari gito yirukanka mu nzego z'ubuyobozi, ariko wenda abayobozi bafite akazi kenshi, uko biri kose niba hukuka bazamufasha kuko turabizeye 100%. Yego. Hanyuma rero uyu munsi Rasita ni umwe mu bantu bari bafite ubuhinzi butandukanye, bari bafite aho barambika umusaruro. Uyu munsi muri kumufasha iki? Niba nta buryo runaka afite abayeho, yajyaga ahinga imbuto n'imboga, ibintu by'ibihumyo ukabibona. Uyu munsi wenda nkawe wagize amahirwe yo kumurera, niko nabivuga, umufatanya na nyirakuru akurira mu biganza byawe. Uyu munsi muri kumufasha iki? Ngewe aho ndi nanjye nta bushobozi mfite, ariko mbufite nanjye namufasha. Yego. Bose nanjye aho ndi umuntu ucumbitse, ariko mu bushobozi naba mfite icyo mufasha nakintu. Yego. Oya n'ubu ngubu umufashije, iyo udufashije ugasobanurira abantu, hari igihe abantu navuga bakiri mu myaka yo hasi usanga bagira gutya bakagendera mu kigare bakavuga ngo gutya na gutya gutya na gutya, ugasanga nyine rimwe na rimwe bemeje ibintu batazi batanasobanukiwe. Ariko ngiye kibazo nakwibareza, ese nk'ubu ngubu wowe ukurikije uko ubibona mu mboni zawe, ubona ko uru rubanza ruramutse rubaye mu by'ukuri Rasita yarutsinda cyangwa yarutsindwa? Ubusanzwe mu rubanza hatsinda ibimenyetso. Yego. Ibyo bimenyetso rero njye mbona ni uko yahawe na nyirakuru. Umuntu wahawe rero n'umubyeyi nta wundi muntu umunyaga. Ibyo nicyo mbiziho. Ariko nta nyandiko bakoze, nicyo kibazo. Kuba nta nyandiko bakoze rero ntabwo nabimenya, ariko umukecuru njye yanganirizaga ambwira yuko ahantu ari yaharereye uwo mwana Rasita hafite umugabane, kuko yahaririwe ari naho yavukiye, ari wamubereye nyina, nta wundi mubyeyi yabashije. Yego. Nyakwigendera se wa Rasita yaba yaragiye kubera uburwayi? Anyway, we mbabare kuvuga iri jambo ry'amahanga atari ngombwa, ahubwo ikibazo nabibariza umunsi nyakwigendera cyangwa se Rasita mu bwana bwe umubyeyi yareraga yapfuye bari kumwe cyangwa bari baratandukanye? Ntabwo ibyo mbizi, ariko Rasita we yambwiye yuko ngo umuhungu we yaje akamutwara. Amutwaye rero nta minsi yamaze. Nuvuga ngo yaramutwaye, umuhungu yaramutwaye ahita apfa. Ntabwo byanatinze. Ntabwo byatinze. Natwe twayobewe ukuntu bigenze. Nyakwigendera se ashobora kuba yarazize uburwayi, ni izabukuru, simbizi. Nanjye ntabwo mbizi. Kuko yagiye yarakuze cyane, ariko anagikomeye. Kuko iyo ndwara yamufashe ni ibintu byaje ako kanya bakimara kumujyana. Ubwo nanjye uwo mwana niwe waje kubimbwira, kuko hagati yanjye nabo hari akantu k'inkera, ariko yaje kumbwira ko byagenze gutyo. Hanyuma Rasita, niki uvuga kuri uyu mubyeyi wakureze agafatanya na nyogokuru wawe kukurera uyu munsi? Niki umuvugaho mu by'ukuri? Umubyeyi icyo namuvugaho, umubyeyi njyanza tukaganira ibibazo byanjye bigiye bitandukanye ku buzima bwanjye bwa buri munsi. N'umubyeyi ugira icyo amfasha iyo hari uko hameze, nkaza akanyakira
yaba rwose yifitiye n'ikijumba mu nzu ati mwana we dore ngaho ubuzima bukomeze dore nanjye nicyo mfite. Yego anyway birumvikana ko agufasha muri buri kamwe kose rwose umfasha no mu bitekerezo arampumuriza akanyihanganisha ati isi niko imeze abantu muri iki gihe barahindutse barya abana ati nuko bimeze rwose. Hanyuma mama ukurikije wowe uko ubibona nyakwigendera wa Rasta ukeka ko bamumwatse kubera ko ataramushoboye cyangwa ni amakimbirane y'amasambu bari bafite ubwa bw'uko ashobora kuzamuha akantu? Urebye bamumukuyeho bashaka kuko niba bari bashyigikiranye we n'umukecuru niba wamufashaga no muri uko kumuha niba wamuburaniye niba wamujyanye mu bucamanza. Aho rero urumva bahise bamutwara ntabwo Rasta yari yaramunaniwe gusa uburyo bamutwayemo natwe byaratuyobeye. Anyway cyangwa wenda bamutwaye kubera ko bari bafite ubushobozi burenze ubwa Theobald simbizi ariko uko biri kose sinzi ikintu bari bihekeje cyatumye bamutwara cyangwa ntabwo umukecuru yigeze amugayira abantu yuko Rasta yamunaniwe. Ni ukuvuga ngo yaramugushira azavuga turiya mwana aramfasha cyane. Yaramufashaga yewe yarabimbwiraga rwose pe yambwiraga ati umwana wanjye aramfasha icyo nshatse arakimpa nta kibazo mfite arampahira aramfasha. Yego ntago bishobora kuba ari amakimbirane y'amasambu bakaba baragize ubwa bw'uko ashobora kuzamuha bagahita bamumwaka? Simbizi nabyo wenda birashoboka ntabwo namenya ngo ni gute ariko urebye ibintu mbese n'ibintu byatuyobeye ukuntu byaje kugenda. Yego umukecuru yigeze ataka ati umwana yandiye narwaye sinahuye n'ikibazo ndetse narwaye ntiyamvuje ibyo Rasta yarabikoraga. Yego turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu yagiye mu nzego zitandukanye. Niki wabwira ubutabera cyangwa se niki wasaba ubutabera usabira umwana wawe umwana wareze nyirakuru akamugusigira? Icyo namusabira ubutabera ni uko bwashishoza bukamurenganura. Yego niko nabizi. Nayo ikiganiro nitwa Nshimiyimana Simeon nari ndi kumwe na yabibwiye mama ariko Rasta nayo mu mazina ye nawe yayavuga niba nari ndi kumwe na Manishimwe Theobald. Yego nari ndi kumwe na Manishimwe Theobald. Mugira ibihe byiza mukomeze mugira amahoro aturuka ku Mana turabashimiye.